ngo duteraniye hano mu rwego rwo kugira ngo tugire ubutumwa tubaha nk'uko dusanzwe dukorana kugira ngo mudufashe kubugeza ku banyarwanda mu rwego rwo kwirinda bimwe mu byaha bimaze iminsi bigaragara cyane cyane uyu munsi turibanda ku bitero by'ubujura bikorerwa amabanki harimo uruhare rw'urubyiruko rw'u Rwanda hakoreshwa konti ziba zarafunguwe mu mabanki hano mu gihugu ndetse n'amakarita ya banki zimwe twita za ATM cards cyangwa se za visa card. Ni muri urwo rwego rero tubagaragarije n'abafashwe muri ibi bikorwa, harimo abanyarwanda harimo n'abanyamahanga. Abafashwe muri ibi bikorwa ni 7, hari abandi bagishakishwa kugira ngo abanyarwanda babone ko ibi bintu babone uburyo bwo kubyirinda, kuko ni ibintu tutagomba kurekera aho ngaho. Ni ibintu nk'urwego n'amayeri abagenda akoreshwa tuba tugomba kugaragariza tugatangariza abanyarwanda kugira ngo babashe kubyirinda. Aba bakekwa bafashwe tariki ya 20 Nyakanga uyu mwaka, nyuma y'uko hari iperereza ryari bamaze iminsi ribakorwaho. Twabagendaga runono kuko hari amakuru twari twabonye ko hari ibitero biri gutegurwa bijyanye n'ibingibi byo kwiba amafaranga hakoreshejwe ibyo nakwita mudasobwa. Uwa mbere wafashwe ngira ngo mwamubonye uriya wari wambaye umupira utukura hood, yitwa Murindabigwi Patrick. Uyu niwe nka main person, niwe ufatanya n'abantu bo hanze agahuza, ni nk'umuhuzabikorwa. Uyu Patrick nawe ashaka abantu, wenda nabanza nkabwira abafashwe n'uwitwa Murindabigwi Patrick, Kabanyana Costazi, Nyandwi Gilbert, Uwababyeyi Marie Leandre, Barungi Badwin Merad, Byaruhanga Boris Sam na Gatera Sam. Uyu Byaruhanga Boris Sam afite ubwene bw'igihugu cy'Ubuganda, ndetse na Barungi Badwin Merad nawe afite ubwene gihugu bw'Ubuganda. Aba uko ari 7 bose bafashwe muri ibi bikorwa, buri muntu wese yari afite uruhare rwe. Uyu Murindabigwi Patrick nka main contact wa hano mu Rwanda ukorana n'abandi bari hanze bari gushakishwa. Uyu yashatse abona kwita aba agent bashaka abandi bantu, abashaka umu agent agashaka abandi bantu cyane cyane urubyiruko, bakarubwira ngo wowe genda ufunguze account baguhe na ATM card, nurangiza wowe ubiduhe dukore deal, nuko babyita, dukore ka deal, hanyuma amafaranga azajya aca kuri konti yawe tuzatuguha nka 40% yayaciyeho. Bakamwizeza ko kandi ntugire ikibazo, ibimenyetso byose by'uko iyo karite yawe na konti yakoreshejwe ntabwo bizigera bigaragara. Ikindi kandi ntabwo ibyo ngibyo bizakorerwa hano mu Rwanda, kuko hano mu Rwanda financial system yaho irakomeye. Icya kabiri, nubwo wakwiba ayo mafaranga buzafatwa, izo ni statement zabo. Abo basore rero bakajya muri ibyo bikorwa, ngira ngo iki ni ibyaha nabyo bije bikurikira n'ibindi byabanje, ngira ngo murabizi byagiye bivugwa mu itangazamakuru byakorwaga harimo uruhare rw'abo basore. Abasore rero kubwirwa ngo ugenda ufunguze konti yawe, numara kuyifunguza baraguha ATM card, numara kuguha ATM card uduhe na password, iyo niyo tuzakoraho ibikorwa. Uwo Patrick niko yabwiraga aba bandi, cyane cyane nk'uyu Marie Leandre w'ababyeyi, nawe niwe contact wa Patrick.
noneho uyu Marie Leandre agashaka abandi bantu, ni recruiter nawe akarekrutinga bari abandi mwabonye, hanyuma izo konti zabo zigakoreshwa. Abo bose bafashwe, izi konti zabo zari zacishijweho amafaranga Nyandwi Gilbert w'ababyeyi Marie Leandre, Barungi Badwin, bya Ruhanga Boris na Gatera, aba bose kuri konti zabo hari hacishweho amafaranga. Bafatiwe mu gitero bari bamaze gucishaho, bari bamaze kugerageza kubikuza miliyoni zijya kwegera 100, hafi 99, hanyuma bafatwa batari bazikuraho zose. Kuri konti yafatirwaho 65, izindi 30, izo zindi zisigaye nizo bagiye banyanyagiza kuri ayo makonti yabo, bafatwa bagiye kuyafatira mu gihugu cy'abaturanyi, bafatwa bari bagiye mu gihugu cy'abaturanyi. Impamvu bavuga ko bagomba kuyafatira mu gihugu cy'abaturanyi ni iki? Igitero cyatewe kuri banke iri mu gihugu hano, ni banke zifite amashami mu biyaga bigari, n'ubundi mvuga amashami murayumva ni branch mu biyaga bigari. Hanyuma baciye mu gihugu muri branch iri mu gihugu kimwe, hanyuma bavugana n'umukozi w'iyo banke muri icyo gihugu, abaha icyo bita access code, niba abantu ba inside, abaha icyuho. Baca muri icyo cyuho bagerageza kwinjira kuri banke ya hano, nibwo bahise bafatwa. Hanyuma ayo mafaranga iyo bamaze bayiba kuri konti z'amasosiyete, bakayashyira kuri za konti z'aba bantu bakreye, bagahita bayaretira bakoresheje ATM mu bihugu bitandukanye. Uzi ko ATM nka ziriya za Visa card ashobora kubikuza amafaranga mu gihugu ku isi hose, hariho hose, bitewe n'uburyo card ziba zaragize. Tubabaza duti ese ni kuki mwifuje kuba mwayaretira ku bindi bihugu? Aravuga ati icya mbere ntabwo twari kwinjira duciye mu Rwanda ngo dutere igitero duciye mu Rwanda ngo byemere, ntabwo byari gushoboka kuko financial system yaho mu magambo yabo baravuga ngo iradadiye. Icya kabiri, biragoye kuba ngo wakonvenka umunyarwanda ngo aguhe icyuho yinjire muri banke, kuko muri system ya banke, kuko abazi ko ibyanze bikunze azafatwa. Icya kabiri avuze ati no kuyabikuza yabikurije mu Rwanda urafatwa byanze bikunze, niyo mpamvu bayabikurizaga hanze. Ibi rero ubwo nibwo buryo babikoragamo. Bakaba bakurikiranyweho ibyaha bigera kuri 4: gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, icyaha cy'iyezandonke, kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, n'icyaha cy'ubujura. Ibi byaha bifite ibihano bitandukanye, bifite uburyo bihanwa, ibihano byabyo biratandukanye. Igihanishwa igihano gitoya ni hagati y'imyaka 2, igihanishwa igihano kinini make ibihano biri hagati y'imyaka 2 n'imyaka 15, kuko nk'iki cyaha cy'iyezandonke ni icyaha gihanishwa hagati y'imyaka 10 y'igifungo na 15, ndetse hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga yikubye inshuro kuva kuri 3 kugera kuri 5 z'agaciro k'indonke yejejwe. Ibyo rero nibyo byaha bakurikiranyweho uko ari nabivuze. Ubutumwa rero ngira ngo bushyira abanyarwanda aricyo nyamukuru kiduteranyirije hano, urubyiruko cyane cyane. Bariya bose ubona bafashwe mu ibazwa ryabo, nta n'umwe utaruzi ko konti zabo na ATM card zabo zigiye gukoreshwa ibyaha. Bari babizi neza ko bigiye gukoreshwa ibyaha. Babyitaga ngo ni deal, ngo ariko ngo nakadiru karimo amafaranga ngo kadafite risk, ariko mu by'ukuri ni ukubeshya, bifite risk kuko barafashwe. Urubyiruko rero ruri kwishora muri ibi bikorwa. Nta hantu kuri iyi si ya Mungu amafaranga ashobora kuboneka nk'uburyo batekereza ko babubona, ngo gukoresha carte yawe ngo bakaguha 40% y'amafaranga yaciyeho, kuki udashobora gutekereza ko
ayo mafaranga ari blood money, ari amafaranga avuye mu buryo bw'ubujura. Rero bafata izo risike nizo zibajyana muri iki gifungo kigera mu myaka 15. Saba gusa, hari urubyiruko rwinshi rugenda rujya muri ibi byaha. Ngira ngo n'ibindi byaha byabanje biganisha muri ubujura bwa banki, ni ibyaha bigenda bigaragara. Dusaba urubyiruko ko bagomba gukora uko bashoboye bakirinda ibi byaha. Turasaba urubyiruko kwirinda kwishora muri ibi byaha, kuko nabwita ko ari ukutagira amakenga cyangwa ari ikindi ntumva neza cyo kumva ngo wowe ngo tanga carte yawe, utange konti yawe, hajya hacishwamo. Ni ukuvuga ngo ibicaho byose, ibikorerwaho byose biraza mu izina ryawe. Niyo ugiye iyo bagiye gukurikiranwa uza uri umufatanyacyaha. Kuza rero umufatanyacyaha mu byaha nk'ibi ngibi ntabwo biba bikwiriye urubyiruko. Urubyiruko rw'u Rwanda rufite icyizere, hari icyizere cyinshi, hari uburyo bwinshi wabonamo amafaranga utiriwe uca muri ibi bintu by'imyaka 15, igifungo cy'imyaka 15. Babizeza ngo ibimenyetso ngo barabisiba. Nta kimenyetso gisibwa ngo kireke kugaragara. Rubyiruko rw'u Rwanda, turabasaba ko mwagira amakenga mukava muri ibi bintu byo kwishora muri ibi byaha ngo mwizezwa ko muzabona amafaranga menshi. Hano amafaranga arakorerwa, ukayagwiza, ukagira amafaranga mazima avuye mu buryo buzima, nawe wayakoreye mu buryo buzima. Amafaranga utekereza ko wabona wakoreye mu buryo butari bwiza, ni ukuri nabagira inama yo kubivamo, kuko ngira ngo aba nabo mwabonye bicuzaga, baricuza ngo muduhaye andi mahirwe ngo ntabwo babisubira. Ubwo ngubwo ibyo ibindi ni by'urukiko. Ubutumwa nabwo turabugenera aba bantu bishora muri ibi byaha. Ibi byaha byo kumva ko bashobora kwiba amafaranga bikarangira, cyangwa n'ibindi bikorwa. Uriya Patrick n'uwitwa Costazi bose buriya bafatwa baravuga ngo ntabwo bari bazi ko bazafatwa, ngo bumvaga ko bakenye deal bakafata amakonti y'abantu, amakarite y'abantu na ATM bakajya mu gihugu, mu kindi gihugu bumva ko ngo bagiye ngo gukinira deal. Bayita deal rero n'uyumva ukagira ngo muri make bagiye gukora ibikorwa by'ubujura. Ntabwo ari deal, bayita deal nyine mu mvugo yabo ya gikriminelle. Abo rero nabo turababwira ko byanze bikunze icyo wakora cyose ubuzafatwa. Ubushobozi burahari bw'inzego z'umutekano n'inzego z'ubugenzacyaha, ububasha burahari, ubwenge burahari, ubwitange burahari, ubufatanye n'abaturage burahari. Ubwo se icyiza ni uko babivamo. Ariko aba nabo nubwo babikora gutya ntabwo bari bayoboye inzego zacu z'u Rwanda, bari bazi ko ngo mwenderere agakosa gato ngo bazafatwa. Ariko uko amayeri bumva bakoresha, abagenzacyaha nabo bafite ayandi yo gutahura ayo mayeri barimo, n'ubwo buryo bafashwe. Uyu Patrick si ubwa mbere afatiwe mu byaha nk'ibi ngibi. Hari umugani mu Kinyarwanda ngo ariya ngo agashyekero. Ubutumwa rero duha amabanki nabo, banki zirasabwa nabo kubaka systeme ikomeye, systeme idashobora gutanga icyuho. Kandi burya umuntu ni umuntu, ntabwo ugomba kwizera umuntu. Ntabwo umuntu yagombye guca muri branche y'iyo banki iri mu kindi gihugu ngo ahite yaccessinga ibikorwa bibera mu yindi banki. Icyo ni icyuho bagomba kuziba. Hagombye kubaho authorization, kuko ibikorerwa muri iriya branche nubwo ari iyo branche biba bigomba kuba jere muri iyo branche. Bashaka kugira ibindi bakorerwamo hakaba hariho za approval nka level zingahe. Icyo nacyo ni icyuho nabo bagomba kubaka. Ikindi bagomba gushaka uburyo umuntu atagomba kwiharira nka za password cyangwa passcode zishobora kumuvana kuri level imwe imujyana ku yindi. Ibyo nabyo ni ibyuho za banke tubwira mu Rwanda, kuko
turi mu isi y'ikoranabuhanga, tugomba kuyibamo tukubaka n'umutekano wayo, kandi ndahamya neza ko za banki zibishoboye uwo mutekano uwo mutekano bawubaka. Ikindi ubundi butumwa dutanga, turatanga ubutumwa ku baturage bose, kuri public mu buryo bwa rusange, ko igihe cyose babonye amakuru ateye amakenga ko bajya batanga amakuru hakiri kare. Amakuru umuntu araje arakubwiye, hari tubaza aba bantu, hari abatubwiye ngo hari abo twabazaga twababwira ibyo bintu bakanga, ariko niba wanze wiceceka, tanga amakuru. Hari abantu bari kurutinga abantu bababwira izi diri n'izi. Turashima bamwe bateye intambwe bakabikora, ariko turagaya n'abo ngabo bumva amakuru nk'ayo ngayo bagaceceka, kuko ejo bundi icyaha burya iyo gikozwe kigira ingaruka ku bantu batandukanye. Ngira ngo rero murakoze. Muri make nibyo twari nateguye. Niba hari ikindi kibazo mwaba mufite mwakibaza, kugira ngo abanyarwanda barusheho gusobanukirwa no kubona ubutumwa. Mbere na mbere nk'uko mugaragarizwa n'abanyamahanga, mwakorana gute n'izindi nzego zaba iz'ubugenzacyaha cyangwa iz'umutekano mu bindi bihugu, cyane cyane nka Uganda, kuko niba bahamya yuko hari umukozi wo ku ishami ry'iyo banki mu mahanga watanze icyuho, nawe akwiye kuba ari umuntu wakoze icyaha, akwiye kuba umufatanyacyaha wabo. Muraza gukorana gute n'izo nzego zo mu bindi bihugu kugira ngo... Urakoze cyane. Izo nzego dusanzwe dufatanya, ariko icyo wenda nagira ngo nkarifayinga aho ngaho, ntangemo umucyo. Ntabwo igitero cyatewe giturutse muri icyo gihugu wavuze, cyatewe giturutse mu kindi gihugu, nubwo hari abantu bafashwe b'abanyamahanga b'Uganda, ariko igitero siho cyari giturutse. Icya kabiri, inzego zisanzwe zikorana mu buryo, inzego z'umutekano hari uburyo zikorana, hari n'uburyo bwa Interpol. Ubwo buryo bwose buba bufunguye ku buryo bwakoreshwa, kandi twatangiye already kubikora biciye muri Interpol, ndetse n'inzego ziravugana, kuko inzego z'umutekano cyangwa z'ubugenzacyaha hano mu biyaga bigari zirakorana ku buryo bworoshye mu rwego rwo guhanahana abanyabyaha. Aho nko mu bihugu bya East Africa twese dufite ibihugu bifite inshingano zo kutaba nka safe haven for criminals, aho umunyacyaha agomba kwiba akava mu gihugu kimwe akajya kwisha mu kindi. Izo ni inshingano nk'ibihugu bihuriye muri East Africa byose bifite. So ni muri urwo rwego rero ni bijyanye n'iterambere, n'ibyaha by'iterambere, aho usanga umuntu asigaye yiba atiriwe agira ngo avushe umuntu amaraso, kandi akayatwara mu buryo rwose utarebye neza utanabimenya ko yayagutwaye. Ibyo rero ni ibintu bijyana n'iterambere, n'ibyaha bijyana n'iterambere. Uko isi itera imbere, n'abanyabyaha nabo batera imbere muri rya tekinoloji, muri rya koranabuhanga, kuko twese twigira hamwe, ariko umwe agahitamo kubikoresha mu buryo bumwe, mu buryo bubi, undi agahitamo kubikoresha mu buryo bwiza. Abo rero bayikoresha mu buryo bubi nibo dukurikiranwa, bakurikiranwa na ba bandi babyize ariko babikoresha mu buryo bwiza.